hari ibinyoma bifite ibimenyetso, ariko ndashimira Imana ikora nta n'ibimenyetso. Uza abanyabinyoma ukuntu barahira, uza amarira barira bari kwigirisha, amajoro yose warara. Imana yacu ni Imana idakangwa n'ibihe. Hari byene wabo wa Goliyati bizitambika imbere y'ubwami bwawe, hari ibimeze nka Goliyati bizashaka kwica amahirwe, iyi nkota yibike. Yesu agihari nta byacitse. Nubwo bimeze gutyo, abaje kuzana amarozi, abirirwa batongera abana bawe, abirirwa baroga bizinesi ya, nubwo bimeze gutyo, ariko umuzima ni uwacu. Ntabwo ikigeragezo gikuraho icyo Imana yavuze, ahubwo ikigeragezo ni inzira itugeza mu byo Imana yavuze. Abadufatanya n'iminsi ntibazakuraho icyo Imana yavuze. Ntabwo Imana ikangwa n'amashuri, iha agaciro icyo yatuvuzeho. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 3 umurongo wa 22 turasoma n'umurongo wa 23. Aravuze ngo ni page 323. Aravuze ngo undi mugore aravuga ati oya, umuzima ni uwanjye, uwapfuye ni uwawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanjye. 23. Nuko umwami aravuga ati yemwe. Umwagira ati umuzima nuwe, niwe wanjye, uwapfuye ni uwawe. Nundi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanjye. Nidushake dusome n'umurongo wa 24 ntacyo bitwaye. Umwami ati nimunzanire inkota, barayimuzanira. 25 aravuze ngo maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Umurongo wa 26 nawe reka tuwusome. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima umuzima mumwihere, wimwica nubwo bimeze bite. Ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. 27. Umwami aherako ategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Amen. Amen. Nzanye ijambo rivuze ngo umuzima ni uwacu. Aba bantu ko batari gufashwa ndabagira nte? Nzanye ijambo rivuze ngo nubwo bimeze gutyo, ariko umuzima kangasubiremo. Nubwo bimeze gutyo, aya majoro urara, aya marira urira utiteze, ibyago biri mu nzira ucamo, abavuza induru, abatega imitego, abaje kuzana amarozi, abirirwa batongera abana bawe, abirirwa baroga bizinesi ya, nubwo bimeze gutyo, ariko umuzima ni uwacu. Ntabwo ikigeragezo gikuraho icyo Imana yavuze, ahubwo ikigeragezo ni inzira itugeza mu byo Imana yavuze. Abo turi kumwe batari bananirwa batere haleluya. Ndashimira Imana itemera ko tugwaho abantu bashaka,
ahubwo itunyuza mu byo bari bazi ko bizatwica, bagatungurwa n'uko tubinyuzemo turi bazima. Nutumbira Yesu uzaba nkawe. Prile oho siliheni audivore. Ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze, ahubwo ubutayu ni inzira itugeza mu by'Imana yavuze. Iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, Yesu ati nje ndi kumwe nawe, ujye umuhangama. Ujye umuhangama. Amashini kumva ajarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro, ajarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. iyo ushutswe nguyoba inzira, ujye utumbira Yesu, ukomeza inzira ifunganye, tumukureho amaso. Umuhangamaso. Ujye umuhanga Umuhangamaso. ajarinda ajarinda Holy pacifier. umutumbiriye ku manywa na nijoro. Yesu ajarinda ajarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. indaro zose warara, amajoro yose warara, Imana yacu ni Imana idakangwa n'ibihe, icogoza ibihe igashigikira umuntu yavuzeho. Upfa kuba waravuganye n'Imana. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, hose niko harusha umutima. Yasaba Uwiteka kugira ngo afashe Uwiteka nawe ntatinda. igitangaza pe, igitangaza pe, ose ni igitangaza ko Yesu yanyujije umwuka we wera niwe ujya unyobora. usa ngezi wanje mwijuru amahoro. Turekeraho kuzana ijambo rivuze ngo umuzima ni uwacu. Uwo murahura umumbwirire ngo umuzima ni uwanjye. Iyi nkuru dusomye ni abagore babiri babaga mu nzu imwe. Iyo usomye Bibiliya, aba bagore bari bahuje umwuga, bari indaya, babaga mu nzu imwe. Bukeye umugore umwe aratwita, n'undi aratwita. Hanyuma rero umugore umwe ngo arabyara, hashize iminsi 3 undi nawe arabyara. Bararaga ku buriri bumwe. Hanyuma ngo mu gicuku
untega amatwi. Igicuku aba bagore bombi barasinzira. Umugore umwe aryama nabi, aryamira umwana we arapfa. Mugenzi we nawe yaryamye neza, ariko agira ute? Arasinzira. Mugore waryamye nabi akangutse asanga yaryamiye umwana, aravuga ngo ngize amahirwe nubwo umwana wanjye yapfuye, mugenzi wanjye nawe nubwo yaryamye neza ariko yasinziriye, reka mufatanye n'ibitotsi, reka mufatanye n'ibitotsi ubundi munyage muguranire. Kuzana ijambo rivuze ngo abadufatanya n'iminsi ntibazakuraho icyo Imana yavuze. Hari igihe ubukode bugutera gusinzira, batariko nzabuvamo ryari, iyi nzu ni iya 10, ubu bizagenda bite? Ariko reka nkubwire ngo ibishaka kugufatanya n'ibitotsi ntacyo bizagutwara. Mu byatumye Yesu aza mu isi kwari ukugira ngo azabashe gutabara abageragezwa bose. Yaraje gutata isi. Yesu wacu yagiraga ubwenegihugu butatu: ubw'ijuru, ubwo mu isi, n'ubw'ikuzimu. Yari afite ubumana 100%, akagira n'ubumuntu 100%. Ni nayo mpamvu yemeye gusa natwe, agahura n'imibabaro, kwari ukugira ngo azabone uko atabara abanyamibabaro. Kuzana ijambo rivuze ngo Yesu agihari nta byacitse. Abanyumvise haleluya. Abaduteze iminsi ntabwo bazi icyo twavuganye n'Imana. Nubwo asinziriye ariko umwana ni muzima, yitwararitse, yanze kumuryamira. Ati mwana wanjye we, ibitotsi byo biranze, tekereje uko uziga, ndigutekereza uko nzava mu ikode. Ariko nubwo asinziriye umwana we ni muzima. Abakubwira ngo ntaho uzagera bitewe no kubona amashuri yawe make, ntabwo Imana ikangwa n'amashuri, iha agaciro icyo yatuvuzeho. Murafashijwe? Nzagaruke. Uyu mugore warangaye umwana w'agapfa, ngo akora ikinyoma, agishakira n'ibimenyetso. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo hari ibinyoma bifite ibimenyetso, ariko ndashimira Imana ikora nta n'ibimenyetso. Ndafashijwe we, ndashimira Imana ikora nta n'ibimenyetso. Yageze kwa Sara aramubwira ngo nta bimenyetso bigaragara, ariko ndi Imana ikora ibitagaragara kugira ngo nkoze isoni abiyita abanyabwenge. Igeze kwa Hana iramubwira ngo dore Erukana kubwira ko akurutira abahungu. No, ndashaka gukora nta bimenyetso. Musumwa anavuye mu rusengero ngo atungurwa n'igitangaza ko kanya aratwita. Penina wirirwaga mwishima hejuru, bundi Penina birasobanura ngo ihwa. Arafite ihwa, yaribyukiraga agatambuka agahura naryo, ariko burya ihwa ntacyo ritwara umuntu wambitswe n'Imana. Haleluya. Hari inkweto tuba twambaye zivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, izo zidukingira ihwa, tugakubitamwe amasogisi avuga ngo abazi Imana yabo
ngaho shiramo agasirimba twumva uyihutishe mwakoma amashyi nta kibazo. nta mashini kumva tuba twambaye inkweto zivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, tugakubitamwo amasogisi avuga ngo abazi Imana yabo, bagatega amahwa bakabona twayatambutse, tugakubitamwo udutambaro avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo. hanyuma rero muracafashwa. uyu mugore afatanya mugenzi w'ibitotsi aravuga ngo reka muguranire, akoresha ikinyoma gifite ibimenyetso, afata intumbi ayishira mu gituza cya wa mama usinziriye, afata akana ke kazima akishira mu gituza. hanyuma umugore nyina w'akana wari wasinziriye, sinzi ukuntu yakangutse, ariko akanguka hakiri mu gicuku. igihe agiye konsa akana asanga kapfuye, abanyeganyeje mugenzi ati reka gusinzira ngize ibyago, uzi ko akana kanje kapfuye, undi kuko ari we wari wabikoze ati ubusi ni we wa mbere wapfusha. uzi kuganyira uwaguteje ikigeragezo, kuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo mu kigeragezo ujye wicecekera. iyo ucecetse mu kigeragezo uba wimye Satani intwara kurwanisha. muranyumvise? iyo ucecetse mu kigeragezo uba wimye Satani intwara yakoresha ngo akurwanye. Ana yakoresheje intwaro yitwa guceceka. hari umugore w'umushumenikazi nawe yakoresheje impano yitwa guceceka, asiga yorosha intumbi aja gushaka umukozi w'Imana. iyo ucecetse mu kigeragezo ugisohoka muri nyangamugayo. nyina wa kakana batwaye Kazimatiyewe, uzi ko napfushije. uwamunyaza ati si niho wa mbere wapfusha, ushaka ngo ngutwere serikeye, undi ati sindi gushaka serikeye ko mbabajwe n'ubuzima bw'umwana, undi ati ndi kukubwira ko irusororo hari amarimbi y'amake. ntugire ikibazo, undi ati subwira imbi niryo rinaye ikibazo ko ndi kubabazwa nuko navunitse nkabya nkaba ndagize amahirwe yo gutuma. uwa mwambo ati ceceka, na nyogosenge yarapfushije aracariho. undi ati si nubwo shangazi yapfushe nanjye ni ngombwa ngo mpfushe. ijuru tujyamo ntabwo ari ivangamutungo, ibyagwa batubanjirije babonye, si ngombwa ngo natwe ari byo tubona. iyi Mana yacu ihora ari shasha. umushumba avuze ijambo ryiza aravuga ngo ibya kera bivuyeho. turashimira Imana itaturebera muri kavukire. aho uhuriye n'Imana ihindura amateka. no kuvuga ngo sogokuru yari umurozi n'akazi ke, aho duhuriye n'Imana amateka arahinduka. umugore ararira we kubera igicuku, mugenzi wa mwishima hejuru ati sinakubwiye ukuntu uryama nabi ubwo wakaryama. ndati ko nitwararitse, ko nagerageje kwitwararika, umwana wanje yishwe niki. undi ati ubwo wajyamye nabi, bazi kudutwerera ibyaha rero kugira ngo dusebe nk'uko basebye, ariko nimuhumure ibyaha by'ibitwererano ntacyo bizadutwara. kangasubiremo, ibyaha by'ibitwererano ntacyo bizadutwara.
ni Imana itumva amabwire, ni Imana itumva amabwire. Byo batuvugaho ibitesha agaciro kuko ihagurukije gusiribanga ibyo batuvuze. Uvuge ngo amen. Hanyuma uyu mugore mukurira kwe sinzi ukuntu yagize amahirwe ngo umusekura atambika. Korera mugenzi wo mu kiganza umumbwire ngo hirya y'igicuku umusekura atambika. Ndafashijwe. Hirya y'igicuku umuseke uratambika. Yaratwimanye Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi zibanga arabizi ejo bundi yaraturamiye dushira imumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Haleluya, haleluya. Umusekura atambika. Sinzi ukuntu umugore yitegereje ka gatumbi ariko ntabwo ndongera kurira ntari nareba neza. Cisha umwana wanjye ngo sinzi ukuntu arebye ati amarira yose narize, agahinda kose nari mfite, uzi ko intumba atari yanje. Mugenzi wati ngo iki? Undi ati ndi kukubwira ko burya nafa ni ibitotsi n'igicuku byatumye ndirira ico ntazi. Uzi ko intumba atari yanje? Undi ati niya. Undi ati genza gaki mbere yuko nongera kurira banzu nyereko wawe. Ngo mukumureba abona kana nake aravuga ati akana kazima niko kanje, iyi ntumbi ni yawe. Mugora atari ko wireba neza y'uyu mwana yapfuye arahinduka. Undi ati si yahinduka n'imisatsi igahinduka. Mwana wanje nzi ibimenyetso bye, nutwara twe nari naduciye ariko intumbi iracafite inzara. Unatubwoza ameza amaze gupfa. Nditi no, ndabwo intumbi mera inzara, ahubwo intumbi ni yawe kuko ndi wigeze unaca inzara z'umwana wawe. Ngewe umwana wanjye mufiteho ibime. Ndafashijwe we nubwo batuguranira ute ariko dufite ibimenyetso by'umwana wawe ko batuguranira ko. Abafite ibimenyetso mutere haleluya. Abafite ibimenyetso mutere haleluya. Fite ibimenyetso biranga kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Fite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Fite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Fite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Ndi mu butayu unzozi n'abati Imana yarabimbwiye mu kanwa
abafite ibimenyetso mwongere mutere haleluya. Komana we taisi no ho etisile my gloss chela muhazne. Imana irambwiye ngo nkubwire ko ifasha ubuzima bwawe, ibuhishe ibishaka kubumira. Bonye inyamaswa yari yasamye cyane, numva ijwi irambwiye ngo ni inyamaswa muntu, mumbwire ngo mukuriyeho umuriganya. Kabiri, muhaye ibiruta ibyo yanyazwe. Gatatu, nshizeho n'indishi z'akababa. Mbonye unywereye amata mu biganza byakwimye, mbonye wicaranye n'abakomeye. Mana irambwira ngo uwakwirukanseho ntabwo yageze kuca Imana yavuze, yagarukiye mu nzira. Nubwo yagukereje ariko ntabwo yakuyeho icyo Imana yavuze. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo ukwiriye. Ihutisha ingoma. Ariko icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo ukwiriye gukora. Urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ikamugira umuherwe ni wowe. Imana iguteretse mu buzima butungura abanzi, bazaje baca umurongo basange wawurenze, baca uwa kabiri basange wawurenze. Imana irambwiye ngo kugeza ubwo bazacanganyikirwa batunguwe naho ugeze. Tito hazon podirontineta ginhiski fast. Ndimo mbona marayika ari kugenda atera abantu inshinge, kabadahamwe amaraso mabi akabatera andi maraso. Numvishe ijwi ry'Imana rimbwiye ngo n'imbaraga Imana itanze zo guhangana n'iminsi mibi tugiye kwinjiramo, n'imbaraga Imana ihaye umuntu wese uri hano zihangana n'iminsi mibi tugiye kwinjiramo. Ibyo kuvuga ngo urusengero, nabonaga urusengero tineho rufite biro hejuru, biro iri hejuru. Mana irambwira ngo ntari urusengero gusa, hazaba hari amashuri, hayizontineha, abatera nkunga, abamisiyoneri. Yego Mana yanjye, yego Mana. Yego mbonye abazungu bari kuza bakavuga icyongereza n'igifaransa. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana ifunguye umugisha wari waratsikamijwe n'abanyamagambo. Hari abantu bazi kuvuga ariko Imana ihagurukijwe no gusohoza ibyo yavuze. Wasuhuje abatambyi, bitumye Imana ikujana muri Amerika. Nabonaga ugiye muri Amerika, Imana
Imana irambwira ngo Amerika nubwo azahagira gakondo ariko the entities Canada naho afite umugisha. Nabonaga Imana iguhuje n'abanyamaboko barwanira gukuza impano iri muri wowe. Uzakorera Imana ku rwego rurenze, uzakorera Imana ku rwego rwo hejuru, uzamenyekana cyane. Imana izabana nawe. Turacyari kumwe. Korera mugenzi we mu kiganza umubwire ngo nawe irakuvugaho bati be perezida w'urubyiruko nabona uri gusezera ngo bayi. Numvijwe irambwiye ngo nose avuye mu itorero ngo cyangwa Imana irambwira ngo hoya ntabwo avuye mu itorero ahubwo avuye ku ntera agiye ku yindi. Nkabona ari kwambara impeta, nkabona ari kwambara costume, nkabona bari kumururabo. Numvijwe ry'Imana rimbwiye ngo mumbwirire ngo muhaye umugisha urambye. Mbonye ibintu bipanze bimeze nk'amakarito. Imana irambwira ngo nzamugirira neza. Turacyari hamwe. Iminota bambaye ntabwo iri kurangirara, kandi ubwo nawe navuze ngo ndataha kare. None dore ndi gufashwa ahubwo kubarusha. Muri aho muracyari hano, ariko aho gutinda mu bitaro twatinda mu rusengero. Aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero. Mu bitaro amaserumu bari menshi, ariko mu rusengero we reko kubwira ngo nzakudaradura, nzagushingira, nzakubakira, nzaguhakubyara, nzakugaburira, zikurinda Mana we. Yewe Mana, yewe Mana, usikurinda namashi ejarihe, ejarihe, shaka ingoma, haleluya, haleluya. Mama pastor, amashi. Iyi foto nitabure, iyi foto nitabure. Uregeraho. Ewe umugore aravuga ati narindi kurira kubera igicuku. Intumbi ntabwo ari yanje, mfite ibimenyetso. Mugenzi ati wenda ndihangana ngure serike yihenze tuje gushingura aka gatumbi kawe. Umugore ati sindashingura intumbi itari yanje. Umugore ati sinashingura intumbi itari. Uburangare bwawe mbwishireho ntibishoboka. Umwana wanjye nuwo muzima. Undi ati wakwihangana nkaja gushaka irusororo nkareba wenda hamenshi. Undi ati hamenshi simpashaka, sindashingura intumbi itari telameko sirite. Nushaka kwaguruke ongera ubivuge, ongera ubivuge. Yewe numvishijwe ry'Imana rimbwiye uwashaka kugusebya no kugushakira ubuhamya bubi, Imana imukubise ku munwa. Mbonye umuntu aguhereje igifunguzo ajya aravuga ngo ni kontake. Bivuze neza
ngiye kubona mbona izina ngo vewiti. Imana irambwira ngo uwo muhaye imodoka ya vewiti, kandi vewiti mbonye itaha ahantu heza hasobanutse, inzu ndende ya eta. Imana irambwira ngo mu bagabo bazarama urimo. Muraho hoya nawe irakuvugaho, mbonye uri gusimbuka ikintu kinini cyane, cyari ikinyanja kiri guhorera kandi kirimo inyamaswa. Hanyuma nkabona ugize ubwoba, utekereje ko iyo nyamaswa iragufata amaguru. Mbonye usimbutse cya kinyamaswa gishatse gufata amaguru, uzamuka muri Rolante. Mbona ugeze mu kirere, cya kinyamaswa cyasimbutse kikaja kirahanuka, yewe kigerageza kohereza amabuye akaguca hejuru. Ngiye kubona mbona birangiye, cya kinyamaswa ibuye cyajugunye ryamanutse rigikubita mu mutwe, gipfuye. Wageze hakurya. Imana irambwira ngo mumbwire ko ibishaka kumwona no kumwonona bitesheje agaciro ataratakaza ubuhamya. Mbonye uri gusinyisha. Imana irambwira ngo uwo nzamukorera ubukwe buzatangaza abantu. Mu bantu uzabyara harimo impanga. Mu bantu uzabyara harimo impanga. Iba ukoze vuba ititaye ku myaka ufite. Muraho, haleluya. Hari abantu tukiri kumwe. Iyo utinze mu nzu y'Imana iguha umushahara. Uhawe umushahara n'Imana. Imana iguhaye umushahara. Mugore ati njye sindajya gushingura intumbi itari yanje. Mugenzi ati wareka nkaguherekeza, undi ati ahubwo we hiherekeze, ngewe umwana muzima n'uwanyu. Ngo barasiga. Umugore nyina w'umwana aravuga ngo nta mpamvu yo kuja nawe impaka. Hari umukozi w'Imana uherutse ku musozi witwa Salomo. Haleluya. Kandi Salomo birasobanura amahoro. Aravuga ngo umukozi w'Imana aherutse ku kanunga karuta utundi, katurusha icubahiro, niwe nkwiye kuja kureba. Salomo ngo yari aherutse ku musozi avanye y'ubwenge. Ndagira ngo mbabwire ko mu ishuri biga ubumenyi, ubwenge butangwa n'Imana. Muvuge ngo amen. Salomo ngo yari avuye ku musozi, Imana imuhaye ubwenge. Hanyuma uyu mugore ahita yambara udukweto twitwa abazi Imana yabo, akubitamwe agatambara akavuga ngo hahirwa abafite mu mutima inzira zijya i Siyoni. Niyo bageze mu gikombe bagihindura, ndafashijwe. Ntabwo cyo kibahindura, ahubwo gahunda ku bafite inzira. Igikombe waragihi, kandi ngo imvura y'umuhindo ikacambika. Ahita aririmba ati Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushima. Ntabwo wandemanye amahembe cyangwa ngo ndemane umurizo. Murekeraho baturi gucuranga nabi. Cyangwa si we uzi ukuntu nzi kuririmba, maze nzi no gutitiza. Nzi kuririmba ne Mwami wanjye Yesu uri nkabinkingira, ngo si imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ngo si imbere n'inyuma,
satani kuko ari umwanya satani kuko ari umwanzi anteza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abanzi bahagurutse kurwanya, ariko ijambo ryawe rikagomeza umutima, mwami wanjye Yesu uri ngabikingira. haleluya. Haleluya. Teta isenita ndimo numva ijwi ry'Imana rikumbwira ngo yemwe abatindanye n'Imana murasaruye, murasaruye, buri wese agiye gusarura. Mbonye turi gusoroma, Imana irambwira ngo ni ibizarama. Teta gloridineha ariko Mana, hari igihe mba mpagaze ku ruhimbi kumva ko kanya Yesu yaza tukagenda, nkabyumva nkavuga ni Yesu uramutse uje wasanga ndi kukuvuga neza ntaco bintwaye, wasanga ndi kukuvuga neza. Haleluya. Uyu mugore aragenda asanga umwami, aramubwira ati nagize ikibazo, nabanaga n'uyu mugore mu nzu, twararaga ku buriri bumwe, nge narabyaye, hashize iminsi 3 uyu mugore nawe arabyara, mu gicuku twembi dusinziriye, uyu mugore ajyamira umwana we, birangira apfuye. Uyu mugore asanze nsinziriye, aranyaga, akura umwana muzima mu gituza cyanjye, amushyira mu gituza cye, afata intumbi ayishyira mu gituza cyanjye. Ubwo umuje wawe nari nsinziriye, mbyutse ngo nonse umwana, nsanga umwana yapfuye. Ariko mu gitondo nitegereje, nsanga umwana wapfuye si uwanjye, ahubwo ni uw'uyu mugore. Wa wundi wamugurane atumva mbese, rata oya, iyo ntumbi niye. Undi ati oya mwami, umwana wanje afite imisatsi, umwana w'uyu mugore we yari afite afite injwiri, wanje afite amarande. Mwami, uyu mugore nameneza umwana wanje. Wa mugore nawe ati rata, uzi indahiro yarahiye, uzi abanyabinyoma ukundu barahira, uzi amarira barira bari kwigirisha. Mwami, ndagaca Yesu umutwe, ndagatwika uburiri, uyu mugore rata, uyu mwana wapfuye nuwe. Ngo babivugira imbere y'umwami. Umwami arabitegereza bombi, abatumva we mumpereze inkota. Abahanga bavuga ko inkota ari yayindi Dawidi yamuraze. Haleluya. Dawidi yaramubwiye ngo Salomo mwana wanjye, iyi nkota niyishe Goliyati. Hari ibimeze nka Goliyati bizakwitambika, hari byene wabo wa Goliyati bizitambika imbere y'ubwami bwawe, hari ibimeze nka Goliyati bizashaka kwica amahirwe. Iyi nkota ibike. Ngo Salomo yari yaragize gute? Yari yarayibise.
icyo ufite kizakurokora ku munsi wa kaga. Magambo meza wabwiwe n'Imana ukayabika, ayazagufasha kubyina intsinzi abazi kuzatsindwa bagihari. Salomo ati mumpereze inkota. Inkota barayizana ngo afata umwana, avuga ati umwana ngiye kumucamo kabiri. Umugore umwe ajana igipande, undi nawe igipande. Nyina w'umwana ati ngo iki? Salomo ati gahunda ni ukumucamo kabiri. Nyina w'umwana atoye, naraye ku ijoro ndi kubyara uyu mwana, nagiye za Kanyarira kugira ngo mbyare umwana wanjye wimucamo kabiri. Naho wa wundi wari wakoresheje ikinyoma, mucemo twembi tumuhombe. Rata uzi ko uri umuhanga, mucemo. Salomo ati ngo iki? Mucemo twembi tumuhombe. Salomo tuvuze ngo iki? Ndavuze ngo muce. Nyina w'umwana ati rata ntawamenya, niko Bibiliya ivuga, ntawamenya uwo mwana mwihere. Ico nzico amaraso azi, ntawamenya, mumuhereze ntabwo arapfa, amaraso azamenya. Salomo ati nshingiye ku bwenge nakuye ku musozi, nshingiye ko hahirwa abanyembabazi, ko ari bo bazazigirirwa, nshingiye ko uyu mubyeyi agifite ubumuntu, niwe nyina w'umwana. Mutananiwe mwakomera Imana amashyi. Tugiye gusenga kambabwira ibintu bine byatumye uyu mugore abona umwana we. Bibabwire abafite ikayi mwandike. Icambere nuko yemeye ko yasinziriye. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye, ubwo umuja wawe nari nsinziriye. Igihe cyose wemera ko uri umunyantege nke, Imana izaguhindura umunyembaraga. Igihe cyose wemera ko wasubiye inyuma, bizakugaragarize kuri mu nzira yo gusubiraho wavuye. Toketa izone time. Mbabwire icya kabiri, kankivuge murangurira ibombo ryo ku gati. Icya kabiri, kuba yarakangutse agiye konsa umwana. Ketitonti ile paisonel. Intege nkeya duterwa n'ibitotsi, tugomba kuziyambura tukabyuka tukonsa umwana. Konsa umwana ni ugukanguka ugasenga. Mvuga icya gatatu, kuba yarazi ibimenyetso umwana we afite. Aba bantu ntabwo bafashijwe, mbagire ntera. Kuba yarazi ibimenyetso umwana we afite. Umwuka wera tuzi ibimenyetso bye, tuzi byo elabentayi gross, ibimuranga. Tuzi ko akunda amahoro, tuzi ko yanga ibyaha agashigikira ababivuyemo. Kuba uyu mugore yarazi ibimenyetso umwana we afite. Mbabwire icya kane, nimukomeza gufashwa ndavuga n'icya gatanu. Kumenya guca bugufi mu kigeragezo. Iyo arwana n'uyu mugore, kuko uyu mugore nta mbabazi yari afite z'umwana, kuko we yarazi ko yapfuye, bari kurwana umwana bakamukandagira agapfa. Iyo uciye bugufi mu kigeragezo ugisohoka muri nyangamugayo. Iyo ucecetse Imana iravuga. Haleluya, haleluya. Vuga icya gatanu, ubwo mwemeye na shikarete. Kumenya aho igisubizo kiva, kumenya aho igisubizo
avuga ati sindaja mu bapfumu batera inzuzi bati uturanye nande, ndaja gushaka umwami wuzuye umwuka wera umaze iminsi ku musozi kumenyaho igisubizo. Abaje gusenga mutere haleluya. Ntabwo muzabona Imana ihagaze hano. Imana izakorera mu mushumba, Imana ikorera mu bo yaremye. Muranyumvise? Ntabwo Imana izaza hano ubu nyirapasika ni akanwa k'Imana. Ntabwo Imana iba ahandi ahubwo iba mu bantu. Muranyumvise ra? Haleluya. Kumenyaho igisubizo kiva. Itrendi donted ayizunita. Mwabifashe? Nzagaruke. Uwo muri kumwe mukore mugaganza mubwire ngo humura umuzima n'uwawe. Mubwire ngo humura umuzima n'uwacu. Umugore yahise aheka akana ke agenda ari kuririmba ati na kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite nitwifuza undi murengezi. Harongera arimba ati hari ibanga kubakijijwe, ari ibanga kubakijijwe, ari ibanga kuri bo nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Murekeraho muhaguruke dusenge. Nzagaruka ku iby'uyu mugabo ntawabivuga ngo abirangize. Gusa ngewe mbonye buri wese yakira isaha. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo buri wese niyinjire mu gihe cye. Tera intambwe uva aho uri winjire mu gihe cyawe. Utahanye umwana wawe muzima. Nubwo ibitotsi byaje, nubwo abanzi bagufatanije naho uba, nubwo abagome bagufatanyije n'ubuzima urimo, ariko akira ubuhanuzi buvuze ngo umuzima n'uwanjye. Haleluya. Abahetse abana babo bazima. Haleluya. Tugiye gusenga uri kubwira Imana ngo Mana, hirya y'ubuzima bubi mazemwe iminsi, hirya y'ijoro ribi, hirya y'amanywa yambereye mabi, ndagushimiye ko ntahanye umwana muzima. Ndagushimiye ko ibyo natejwe n'ibitotsi ubutesha agaciro ukampa umwana muzima. Data mu izina rya Yesu, wowe ufite ubuzima bwa none ukagira n'ubw'ejo, mu nzira y'umubabaro twanyuzemo, mu mwijima w'icuraburindi wagaragaje kunesha kwawe. Haleluya. Twahuye n'igicuku baratuguranira rwose, ariko turagushimiye ko tutigeze tuja gushingura indumbi zitari izacu. Turagushimiye ko indumbi zisubiranye ba nyirazo. Turagushimiye ko badutwerereye bamwaye. Turagushimiye kuko zigitangaza. Haleluya. 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 Turagushimiye ko dutahanye abana bazima. Aba bagabo batahanye abana bazima, aba bagore batahanye abana bazima, uru rubyiruko rutahanye abana bazima. Nibyo koko twagiye tuguranirwa kubera igicuku, tugahura n'ibitunaniza, ariko tugukomeye mu mashi ko dutahanye abana bazima.